ntimureba ko igicaniro karande y'umuryango umuntu avukamo ari mbi Yego. ntiruta iy'idini niyo mbi. kuko iyo umuryango amaraso arayatanga urababara ariko ubugingo buzajya mu ijuru. Yego. ariko idini kwigisha Imana ikakubuza kwegera Imana. idini y'ukuri rero kugira ngo umuntu ayibemo ni uko agomba kubanza kubohoka ku migenzo, imihango, amategeko y'andi madini, Yego. akayoborwa n'ifatiro shingiro ry'itorero muri bwa buzima butagaragara. Amen. nibwo buryo bw'umwuka, sibyo? kuko ubutagaragara ntago tuzi papasi ya ntuzajya gushinga idini. Yego. twebwe igituma twitandukanya n'ab'isi n'intego mbi z'abantu muri ya madini ni uko tuba ba Kristo. Yego. iyo ubaye uwa Kristo rero, Kristo akiri n'ahangaha n'icyo yavuze ku isinagogi. guhora kwayo kwa none Yego. ikuzigamiye ejo hazaza kugira ngo abo bantu babanze kwerekwa imbabazi, Yego. nibazizera bahindukire. rero ntabwo Imana ijyeho ngo ujye kurira, ahubwo uyitera umujinya ikawuzigama, ikawubika, kandi ari wowe biwubikiye. ikawubika. noneho ikintu kigukuraho umujinya w'Imana ni ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo cyonyine. nta kindi. ibi mwirirwa muvuga ngo nta bandi ngo bazajya mu ijuru udafite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Yego. uwo mujinya uzamusohorezwa. Anise, umunyabyaha Imana iramuzi. ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Nimugubwe neza muri Kristo Yesu. Tugize umugisha wo kongera kubana namwe ku ijwi ry'umukanguzi. Ni akayira Imana yaduciriye kugira ngo tujye tuganira ku byanditswe byera, kandi ni uburyo bwiza bwashyizweho kugira ngo tumenye aho iminsi n'ibihe bigeze. Nta kindi kibitumenyesha uretse umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana yashyize mu isi niwe wavuze ko ari uzajya wenda ku bya data akatumenyesha. Uyu munsi ndabizi neza ko amakuru yo mu ijuru umwuka arayatuzanira n'ahangaha tukayamenya, kandi ubuzima bw'umukristo bwiza buzima nibwo bumana muri twebwe. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, ndi kumwe na mwene data Aniseti na Jeanne Kwizera uri kudufasha kugira ngo ibi biganiro bibagereho. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe na bene data bashobora kuba bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Nimugubwe neza. Hari abatwumvisha ari ubwa mbere, hari abasanzwe babana natwe. Mwese turabararitse kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Anise, muri amahoro? Turashima Imana. Yego. Imana ikomeje kubana namwe mu buzima bwa buri munsi. si ukubana natwe gusa no kuba muri twe. Umubiri n'ubugingo n'ibizima. Yego. Kandi turacyafite guhamya ko ibyo twizera, turacyafite impamvu zo kwatura ibyiringiro byacu muri Kristo Yesu. Turacyategereje no kuza kumukiza. Amen. Amen. Ibyiringiro n'ibizima. Nawe uri mu bahamya ko Kristo azagaruka mu isi? Ndahamya ko azagaruka gutwara itorero. Iyo tuvuze kugaruka ni uburyo buri officially. Yego. Ariko n'ubundi turi kumwe nawe ko Kristo ubundi hari ikintu abantu bataramenya, sinzi niba ari ukubera inyigisho z'amatorero ya Pentecote twagiye dutanga. Iyo mbivuze gutyo mpita ngira ni ikibazo n'ibifi binini muri ayo madini. Yego. Ariko hari icyo mba nshaka kuvuga. Ubundi Imana yatanze umwuka mu buryo butandukanye. Yego. Ntimwibuka ko umwuka w'Imana wamanutse ku munsi wa Pentecote usohoye? Yego. Buriya ntabwo hamanutse full package y'ubumana. Hamanutse umwuka w'Imana wari muri Kristo. Buriya n'ubuzima bwa Kristo yahaye abera. Nibwo buzima buriya yatanze. Kuko ntiyari kubutanga akiri inaha, ahubwo ubwo yakoreshaga inaha nibwo yohereje. Muri make ntabwo yacitse burundu mu isi. Bibiliya ivuga iki se? Iravuga ngo ni Yesu wabivuze. Yaravuze ngo igihe kirageza ab'isi ntibabe bambona, ariko mwebwe tuzahorana iteka. Rero kubizera turi kumwe na Kristo, kuko ubugingo bwe, ubuzima bwa Kristo nibwo dufite muri twe. Noneho umunsi tuzambura umubiri, duhawe guhishurirwa ubwiza bw'Imana, icyo bavuga gusa n'Imana nuko tuzahabwa full y'ubumana, nibwo tuzahabwa ibyuzuye. Ntabwo ari uko bituzuye kwa muteri, ariko noneho byuzuye biri mu buzima bwo butuzuye.
yego, kuko biri mu mubiri upfa, mubiri ubora, mubiri urira, mubiri uhangayika, ariko hari ubwo bizaba ari isabato ihoraho noneho uko azaba asa natwe ariko dusa, tuzaba dusa. Igihe nibwo ubwiza bw'Imana buzaba bwuzuye 100% kuri twebwe, tutagifite umuntu upfa. Nibwo rero tuzahagarara hejuru y'urupfu, turubwire ngo kunesha kwawe kuri noneho natwe turwishime hejuru. Hari amagambo meza nasomye mu byahishuwe avuga ngo ab'imigezi yatwaye, icyo gihe imigezi izagarura abo yamize. Hanyuma abasinziriye mu butaka, abo ngabo nabo ubutaka buzabagarura. Yego, uwo munsi turawurindiriye. Hanyuma gutegereza uwo munsi bidusaba kwezwa buri munsi, kandi tukezwa dutegereje nk'abizera ba Kristo dufite izina rya Kristo. Kuki abantu benshi muri iyi minsi iri zina rya Kristo baryiyambika, bakitwaza iryo zina, ariko bakora ibihabanye n'iryo zina bitirirwa. Urugero, uyu munsi umuntu witwa w'Imana niwe urimo ukora icyo nakwita ubujura, akambura abantu yitwaje iryo zina. Umuntu witirirwa Imana. Ibi byahozeho, rimwe na rimwe. Hari n'igihe mwibeshya ngo muri kumwe n'abantu, ahubwo bazanywe n'impamvu mu nzira, ko nta mujura wiba icyo yiba atakigezeho. Nabo ku ikoranabuhanga barabizi ko burya ni ukukigeraho, abafite uburyo yakigezeho, birumvikana. Hanyuma niyo mpamvu burya abantu bose basangiye urugendo byuzura cyangwa bikaba perfect iyo musangiye intego yarwo, kuko abantu bose muhuriye mu nzira ntimujye hamwe. Ntabwo muba mujya hamwe, buri muntu agira aho ataha. Rero abo bantu mwebwe mwagize ngo biswe izina ry'Uwiteka kugira ngo baryitwikire, kuko iri zina niryo ryonyine ushobora kwambara leta ntigukurikirane, iguhora ko wiyitiriye, ukaba uri umwizerwa. Si icyo nshaka kuvuga, ntiguhora kwiyitirira, ariko noneho iyitirira inkeragutabara byonyine. Inkeragutabara ntabwo mvuga iziri mu gisirikare, oya, ko mu gisirikare naho zirimo. Ubundi inkeragutabara abantu bazi ko ari ibintu biri lokale, ariko si byo. Noneho iyitirira irondo ry'umwuga. Nivuga irondo ry'umwuga, ndavuga aba bantu badufasha mu buryo bw'uburinzi bw'umutekano mu gihe cy'amanywa cyangwa nijoro, ariko bo mu midugudu. No kubyiyitirira ubwabyo birahanirwa. Nabyo ni yego. Iyitirire daso, iyitirira umupolisi cyangwa umusirikare, ibyo birahanirwa. Ariko kwiyitirira Kristo nta rwego rugukurikirana. Biroroshye rero ko abantu biyitirira Kristo kubera icyizere abantu bagira binyuze muri iryo zina, bakayeskoroka, ariko mu by'ukuri ntibaba barahinduwe naryo. Rero wowe wari ukoresheje ijambo rivuga ngo kuki abantu b'Imana, burya si abayo, ahubwo bo biyitiriye abayo. Uzarebe abantu bari kudukurikirana bari hanze barabizi. Ubu hari umuntu uri hanze batazi ko ari umunyarwanda, we yiyitirira ikindi gihugu, kandi abantu bakanamwita uwo muri icyo gihugu. Hari abantu bari hanze bahindura amazina, bakanabahamagara bakitaba, ariko bo bazi uko bitwa, bakanahabwa n'ibyangombwa. Bazi uko bitwa, bazi n'aho bavuka. Sibyo? Niba bazi uko bitwa n'aho bavuka, no mu buryo bw'umwuka nuko. Umuntu wiyitiriye Imana arabizi, n'umuntu witirirwa Imana nawe arabizi. Kuko hari abantu bari mu izina ry'Uwiteka badakora ibiteye isoni ku bw'iryo zina, ahubwo barihesha icyubahiro. Abo bariyizi. Noneho ikintu gihari rero mugomba gushiraho impungenge, nuko nta mugenzuzi w'ubuhamya n'umwe uba mu isi keretse ubwawe. Wowe wenyine. Nyine umugenzuzi w'ubuhamya ni ubuhamya bwandi ugenzura. Niba Aniseta ari umugenzuzi w'ubuhamya, agenzura ubwandi. Icyo nicyo mugomba kumenya. Nge ngenzura ubuhamya bwa Aniseta gusa, nta wundi muntu nshinzwe kugenzura ubuhamya bwe. Ubwo burenganzira Imana ntirabutanga. N'igihe cyo kuba abacamanza b'imiryango runaka ntikiragera. Niyo mpamvu rero abantu benshi tureba baguye natwe tukabigwiramo cyangwa tugakererwa mu nzira. Twareba abiyitirira natwe tukabigenderamo. Ariko icyo dushaka ntabwo ari ukurebera ku bandi, ahubwo ni ukureberwaho. Imana iguhereze umugisha. Ibyo twabihuza bite na rya jambo rivuga ngo ubuntu bw'Imana mwahawe ntimukabupfusha ubusa, niko rivuga. Ubuntu
ubuntu bw'Imana mwahawe ntimukabupfusha ubusa, ntimugakore iby'isoni nkeya, gendere gusebya iby'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana Bibiliya bivugaho kenshi, hari naho bavuga ngo bitwaza ubuntu bw'Imana bagakora ibiteye isoni. Ni byinshi ko ubuntu bw'Imana ni ukwambara iryo zina, kwambara izina rya Kristo, kuko first of all for grace twakijijwe ubuntu, noneho duhabwa izina. Iryo zina rero abakristo narababwiye niturivuga tushyize mu kindi kinyarwanda nkavuga ngo turaba Yesu cyangwa turaba Yesu, abantu baragwa. Ariko tuvuze ngo turaba Kristo, burya kuvuga ngo turaba Kristo ntabwo tuba tuvuze ngo turabe gusa, ahubwo twahawe n'ubuzima bwa Kristo muri twe. Ko Bibiliya iravuga ngo muri bene se, bene se bande se ba Kristo, ni ukuvuga ngo twahawe kuba abaraganwa na Kristo kubw'isezerano. Yafashe ubugingo bwa Kristo kugira ngo tutabaho ari twe, habeho Kristo muri twebwe. Ubwo hariho nde muri twe? Ubwo ni Kristo muri twe, ubwo turaba Kristo rero. Kuvuga abakristo mu byumve muri iryo jambo, muri iyo njyana ndi kuvuga, turaba Yesu. Bibiliya iravuga ngo nenze kubagiraho nk'Imana, haburaho gato, Imana ibaha umugisha. Rero hari abantu bitwaza ubuntu bwa Kristo bagakora ibiteye isoni. Ikintu kibabaje kubw'iryo zina, bazababazwa kuruta bakoze ibindi byaha. Kuko Bibiliya iravuga ngo bene abo bazabona ishyano, kuko babikoze babizi. Kandi muzatinye ikintu umwuka yise ishyano. Niba ari umwuka ukisa ishyano, mbibutse ko umwuka atarababara na rimwe. Ibi mwirirwa muvuga ngo umwuka w'Imana ngo arababara, ngo Imana ngo igize agahinda, ntago amarangamutima y'ubumana ababazwa n'impinduka z'abantu za buri gihe. Ntabwo kubabara kw'Imana mubikure mu marangamutima, ahubwo aho kugira ngo Imana ibabare, izigama inzika n'inzigo. Icyo kintu kirumvikana. Ndabona Jene Kwizera agize confusion. Aho kugira ngo Imana ibabare, ifata umujinya yari gusohoza ikawucira mu rwabye. Urwo rwabya rero izarumena, izarucuncumura, kuko umujinya wayo izawucuncumurira ku nkozi z'ibibi. Niyo mpamvu mwumva Bibiliya ivuga ngo aho bazaba bahehekenyera amenyo bakarira bakaboroga, nuko guhora kwayo kwa none ikuzigamiye ejo hazaza kugira ngo abo bantu babanze kwerekwa imbabazi, nibazizera bahindukire. Rero ntabwo Imana ijyeho ngo ujye kurira, ahubwo uyitera umujinya ikawuzigama, ikawubika, kandi ari wowe biwubikiye, ikawubika. Noneho ikintu kigukuraho umujinya w'Imana ni ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo cyonyine, nta kindi. Ibi mwirirwa muvuga ngo nta bandi ngo bazajya mu ijuru udafite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, uwo mujinya uzamusohorezwaho. Ari n'abagendera kuri ya mibare yanditse mu byahishuwe ivuga ngo uduhumbi n'uduhumbagiza, ngo nibo babo ngabo gusa. Munsi yaho hari irindi jambo rivuga ngo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara. Urakoze. Baturutse mu mahanga yose. Abo rero utabasha kubara ntabwo bajya bakunda kubivuga, ariko barimo. Imana iguhereza umugisha. Amen. Hari akantu maze iminsi ntekereza, sinzi niba ariko kuri, anise umunyabyaha Imana iramuzi. Iramuzi, ariko ari ku rutonde rw'abatagira umumaro. Impamvu nibaza icyo ngicyo, ngewe ndabizi neza ko ikintu umuntu apfana n'Imana ari ubwere, kuko Imana irera. Hanyuma niba Imana yera, aba bana nabo bagomba kuba bera. Umuntu wabaye umunyabyaha, Imana yabasha kureba mu ruhande rubera mu ibyaha. Arega Marise, iyi Imana iyo itaza kubasha kureba mu ruhande rurimo ibyaha, ntiyari kumenya ko dukwiriye umucunguzi. None se utekereza ko Imana yari kumenya ko umucunguzi akenewe ate itamenya abanyabyaha? Nibyo. Bibiliya ivuga uburyo Imana ibareba. Iravuga ngo igitsure cyanjye kiri ku nkozi ze, ariko ijisho ryanjye rikaba ku bakiranutse. Ni ukuvuga ngo irabazi, ariko bari mu kindi cyiciro. Bari mu kindi cyiciro. Irabazi, irabareba, noneho ubwayo ibavubira imvura ikabavishiriza izuba. Irabazi rwose, ahubwo uburyo bazwimo. Noneho ikintu gitangaje, mutaza kugira ngo kumenyekana kwabo nibyo bikwiriye kuba fiyeri, oya, ahubwo kuba batari kumenyekana nibyo byari byiza. Urugero uzarebe
iyo umuntu akuzi uri gukora amakosa uba umenyekanye nabi kuruta uko atari kukumenya akazakumenya utari gukosa akakumenya uri umuntu mwiza. noneho uko bazwi rero nibyo bitumye Imana ivuga uti tuzahura ku munsi w'inzigo wo gusohoza umujinya. hari akantu mise nibuka, umuntu yaravuze ngo iyo umuntu atavuze akituriza byanze bikunze ushobora gukeka ko ari umuhanga kubera ko atavuze. ni Bibiliya bivuga. Bibiliya iravuga ngo injiji icecetse uyifata nk'umuhanga, kuko ubuhanga bw'umuntu buri mu byo avuga, ngo kuko uko umuntu avuga ariko niko ari. ni Bibiliya. aha, Imana iduhane umugisha. Amen. Reka tugere ku kiganiro twateguye uyu munsi. Gatoya hari igihe twifashisha amaverse biblique abantu bakibazaho riri, tutaza gukonfuzinga abantu basoma Bibiliya. Ibyahishuwe 7:9 haravuze ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. abo rero ni imiryango irenga kuri ya mibare abantu bajya bapresiza. Imana iguhereza umugisha. Amen. ako karakara gaciyemo niko bavuga. noneho reka tugere ku ntego nyamukuru y'iki kiganiro. umwuka duhaye ngo tuganire. mu isi hariho amadini n'amatorero, hanyuma abayoboke babo bamwe ni abakristo Mariseri n'amadini n'amatorero rwarahise. bamwe ni abakristo muri ayo matorero, abandi bakaba ari abayoboke b'amadini. Anise, uyu munsi ni irihe dini twakwita ko ari ryo ry'ukuri aho kuba mu madini menshi twese noneho hamwe tugahurira mu idini rimwe niba koko dusenga Imana imwe? Ntaririho koko. nta dini ry'ukuri rihari. Mushingiye kuki? Dushingiye ko ribaye ari iry'ukuri abarimo bose baba ari abana b'ubugingo. Yego. ariko ubwo hashobora kubamo abanyabyaha, hashobora kubamo abasohoka bakagenda. Idini ry'ukuri ntirizimiza. Idini ry'ukuri ntirizimiza. ubwo rivuga nta misohoka ngo izimire. Ntihigenda burundu. uretse kuvuga ngo ntigenda burundu. Bibiliya nimvuga ngo nta dini ry'ukuri ririho, ntabwo si ukunegrija amadini uretse ko ntanashinzwe kuyashima. buri muntu wese ajye yumva mu cyiciro tugize, nta na rimwe nshobora kugira perfect. ntaryo wakweza wowe. nta na rimwe njye nshobora kugira perfect. kubera impamvu ya mbere, riracyari mu isi. kabiri, amenshi tuzi imikorere yayo. ngira ngo sinzi niba ushaka ko dupresiza tukavuga ngo iri niryo abantu bakwiriye kuyoboka. niyo sansi wari ubivuze. wenda turaza kuhagera, aho naho turi buze kuhagera. Idini y'ukuri Bibiliya yarayivuze, niyita ku mfubyi, ikagaburira abapfakazi, ariko si icyo gusa. ubundi abateologe nibo bazi iki kintu. ubundi idini si ishusho igaragara gusa. ubunini, ubudasa bw'idini bushingiye ku bitaboneka. ku bitaboneka, ko ubuzima bw'itorero bushingiye ku bitaboneka. noneho inkingi ya mbere yabwo ni umwuka wera. ni umwuka wera. inkingi ya mbere yabwo ni umwuka wera. niko teoloji bivuga. noneho hakaza ikindi gice abantu bita idini. igice abantu bita idini ni imigenzo, imihango n'amategeko byabyo. noneho hakaza n'inyubako n'ibikorwa by'iterambere byabyo. tugiye rero mu gice kigaragara, mu gice kiboneka, ntaryo nge nagira perfect. kuko nzi imfubyi zaririye mu madini amwe n'amwe abantu bashima. nzi abashumba bayabayemo b'abasinzi. nzi nubwo mvuga gutyo ntanga urwo rugero, ndabizi neza ko abo bose bashobora kuba atari abo gucirwaho iteka, kabone n'ubwo ibyaha byabo byaba byaragiye ku karubanda. kuko niba hari ikintu nzi gisesekaye
gitumye gikungahaye kuruta ibindi ni imbabazi z'Imana kubw'ubuntu. Kubw'ubuntu rero Imana ishobora kurarura umuntu waraye mu iteme yasinze atazi aho byagenze mu museso, nta muntu wigeze uhura nawe yavuye kwa maraya, mu museso marayika akamwatuza, mu gitondo tugasanga umuntu yapfuye. Ibyo ndabizi ko Imana ibishoboye, niyo mpamvu nta muntu uciriye urubanza. Ariko ku bijyanye n'imirimo igaragara rero, naba ninjiye mu buzima nyirizina bw'idini ku bintu bitari ngombwa, ariko nsamarayizinze njyewe ntaryo nagira perfect. Mwari muvuze zimwe mu nkingi zishobora kuba zagira idini cyangwa itorero, kuko mwebwe hari amadini muzi ko ari amadini, ariko papasi yabo si idini, ni institution, ni ikigo cy'imari runaka. Noneho ariko iyo mari erega mu bashoramari abantu bize ishoramari, aka kantu harimo gukoresha ubwenge ukabyaza umusaruro imbaraga z'abandi mu gihe wowe utagira imbaraga. Harimo no gukoresha ubwenge ugakoresha igishoro cy'abandi wowe nta gishoro ufite. Harimo no gukoresha ubwenge ugakoresha n'ubwenge bw'abandi bugahaka imbaraga z'abandi. Rero nge amadini menshi nyabona nk'ibigega by'ishoramari, amenshi nyabona nk'ibigega by'ishoramari kubera iyi mpamvu ya mbere. Amadini menshi uburyo yubatse, abakristo si abafatanyabikorwa, si n'abagenerwabikorwa. None se nyine tuganire, nibyo aho bita byumvikana, aho ngaho bita byumvikana. Urugero nahita ntanga aho ngaho. Tuzi amadini n'amatorero menshi agira insengero, agira amashuri, agira ibigo by'amashuri, ariko ukazasanga nk'umwana wanjye, niba itorero cyangwa idini ryanjye mbarizwamo, umwana wanjye atahiga, n'ubwo bushobozi nkaba ntabufite bwo kwigisha umwana wanjye aho ngaho. Nabo bagenda batorera hakiga umukozi uhakorera, iyo yimutse hari igihe ibyo bintu babimubuza. Wongere ugaruke, icyo si cyo gitangaza cyane, ibikorwa wagizemo uruhare nta ruhare ubigiraho, kandi warabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo nujya gushyingirirwa ku rusengero hari sare wubatse, uzayikodesha. Ku ntebe waguze ntiwemerewe kuzikoresha. Njye ndemera ubwo buryo babimanagingamo, ariko nashakaga kukwereka isano y'umuntu n'idini cyangwa itorero, n'icyo kigo. Reka mbyite ikigo, n'icyo kigo. None se njyewe ndagira ngo reka mbaze Jeune Kwizera, abantu benshi ntibaza aho asengera. Reka tumubaze mu mpere, idini ryawe rikumariye iki? Urarigira, rikumariye iki? Idini ryanjye icyo rimarira ni ukunywa amasakaramentu, cyo kora cyo nakwita amasakaramentu. Nyine abyise muri iyo mvugo kugira ngo azimize mutumva aho asengera, ariko ikintu nshaka kuvuga ni kimwe. Bakubwira ko ari ba papa mu buryo bw'umwuka. Mumbabarire, ntabwo nshaka kugira umuntu ngumura kuko ntaryo mfite ngo muze kuri bamwe. Bakubwira ko ari ba papa mu buryo bw'umwuka. Kabiri, rigusengerera abana, rirakubatiriza, riragushyingura, rikagushyingira, sibyo? Noneho inyuma y'ibyo ikarita y'umubatizo irishyurwa, attestation de mariage irishyurwa, niba nakerewe nabwo urayishyura, amande no gusengeshereza umwana urishyura. Nyine attestation barayishyura. Urabizi neza ko kugira ngo njyewe aho nasengeraga, kugira ngo mpave hanyuma nimukira ahandi, urabizi neza ko ngomba kwishyura. Oya da cyane, ngomba wishyura iki? Ngomba kwishyura nyine icyangombwa kimvanyaho narindi kinjyanya ahandi. Nwari ubizi, hari amafaranga twishyura. Oya se ubwo nibwo buryo se. None se guprintinga printa itorero ntiriyigira, zihari impapuro ntizigurwa mu maturo se. Nyine nababwiye ngo nitujya kurigira perfect, turaza kuba twirengagije ibikorwa byaryo bigaragara. Kandi noneho abantu benshi bazi idini nk'ibikorwa bigaragara, ntabwo bazi idini nk'ibikorwa bitaboneka. Ya nkingi ya mbere y'ifatizo shingiro ry'idini, sibyo? Kuko buri dini rigira icyo ryizera, icyo ryizera rero rishingira kuki? Noneho nitugeraho, tekereza idini rigira abayoboke, si abafatanyabikorwa
si n'abagenerwabikorwa, nyamara ibyo bikorwa babigiramo uruhare. Ni ukuvuga iki? Niho leta igera ikaba confused ku idini na tolerance ikabura. Kubera iki? Idini nirijya kugaburira abantu rirahamagara itangazamakuru rimenyeshe na leta. Abo bantu n'ab'idini ndahamya ko abaturage nababwiye ngo ibi biratuma ngirana ibibazo n'ibifi binini, ariko nta kibazo, I'm used to it. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndahamya ko abaturage babizera cyangwa b'abayobokamana mu madini runaka, ndahamya neza ko batanga amafaranga mu madini kuruta muri leta. Niba bayatanga mu madini kuruta muri leta, ibi muraza kwibaza ngo bayatanze he? Kuki mbyise mu madini? Ituro niho rijya, nta mana ijya icyacumi, nta mana irya amaturo, nta mana irya ibyo twahize. Reka twerure, sibyo? Ibyo ngibyo ni ibikorwa dukorera Imana, ariko bikajya mu iterambere rya cya kigo, sibyo? Noneho niba bigiye mu iterambere rya cya kigo, nk'umuntu uhari uhakorera, bigarutse kukugiraho izihe ngaruka nziza kubw'imirimo? Icyo bakubwira ni kimwe: iyo umaze gukora icyo, genda Imana iguhe umugisha. Ese bo nta mugisha w'abantu bagira? Ku buryo bahora badusabira iyo mu bumana, nta y'ubumana bagira baduhesha kubw'Uwiteka. None se ko natwe akenshi usanga twariyimitsemo ko turi abana b'itorero cyangwa abana b'idini? Mbona mwebwe noneho tukamera mwibare munkuyemo, tukamera nk'abashoye ariko tudategereje inyungu zizagaruka. Ntago ari ugushora komuteri, ntago ari ugushora. Twebwe turi guturira Imana, ariko nubwo turi guturira Imana, hari n'ibyo dukora tutabibwirijwe n'Imana, ahubwo tubibwirijwe n'abatuyoboye, sibyo? Bibaye ari ukubwirizwa n'Imana, mu Rwanda dufite amadini atanga fagitire y'icyacumi. Hari naho batagushyingiraga guterekanya fagitire z'ibyacumi. Yes, hari naho bagutuma kongera kugarura. Ibyo turabifite. None se iri dini ko tubivuga mu karakara, niba tubivuga bakarakara, niba untumye fagitire y'icyacumi kugira ngo umpe serivisi muri za serivisi, sibyo, nkenerwa kandi ngombwa guhabwa, niba bibaye ngombwa ko tubyishyura, bikaba ngombwa ko niba ntaranabyishyuye ngaragaza fagitire cyangwa nkabyishyura, tuvugisha ukuri, uyu mwizera afatwa nkande. Niba nisanze mu mwenda mu idini ryanjye, ubwo mfatwa nkande? Of course ndafatwa nk'umukiriya, waho ngaho nyine, kandi ushobora kuba uri mu idene icyo kigo kugira ngo mpabwe serivisi ndabanza wishyure. None se ibyo si ibintu byumvikana? Ubu ntuzararakaye, ubwo se urakajwe n'ikintu? Ntarakaye nyine, ubwo urumva ngo sinzongera kujya iwabora. Ikintu gihari ni kimwe. Impamvu nababwiraga gutyo, nta dini iri perfect nahitiramo umuntu, ariko kuri nge hari iri perfect nahitamo. Wowe wahitamo? Impamvu mvuze ngo ntayo nahitiramo umuntu, nuko amarangamutima yanjye adahagije kuyobora y'abandi, kuko n'ayanjye ntabwo nabaye satisfi ku buryo mpisemo ibinyuze, ahubwo narebye ngenekereje byibura omwe ako nicyo gitumye nahitamo. Ariko nguhitiyemo omwe yanjye ushobora kuba riske yawe. Noneho mbere yuko muza kutubwira byibura iyo omwe yawe, muraza kuyidusangiza, muraza kutubwira impamvu byibura mwapfa kugerageza kwita mwawunda. Noneho ahubwo araza kutubwira, banzo heshe nataribagirwa. Ikibazo ngewe natekerejeho, ikintu cyitwa iterambere ry'idini. Iterambere ubwo ndavuga ku biriya byo kubaka
amashuri amahoteli se hari n'abakora za pièce de rechange n'ibiki ubona bikwiriye mu cyo twakwita idini. Iterambere ry'idini aho ridakwiriye ni hamwe ni uko rikiza ikigo gusa rikongera n'umutungo wacyo, si ryo terambere se. Ariko noneho aho ryakabaye iterambere rikwiriye ni rigize impinduka nziza y'iterambere kuri uwo munyamuryango wajoyininze idini. Ariko noneho niba iterambere ry'idini ari insengero nziza ku mukirisitu utagira mitiweli, iterambere ry'idini rikaba amashuri meza ku mukristo uzahenda yishyura iryo shuri, iterambere ry'idini rikaba ibyuma bihenze bya instrument musicale ku mukristo wahenzwe n'umusanzu, bikaba insengero zifite sound i high level ku mukristo wahenzwe na contribution ya sound proof. Ntabwo iryo ari iterambere ry'umukristo, ahubwo rimaze kuba imvune z'umukristo. Niba bibaye imvune z'umukristo rigomba iki kuri we? Hari uburyo, sinzi niba ibi bintu mwarabimenye, hari uburyo leta yavuzemo itorero rizajya rishingwa cyangwa se ryari ririho rikagura ibikorwa byaryo. Batangaje ko nta mukristo uzajya usabwa amafaranga yo kubaka urusengero, ahubwo itorero rigiye kwagura ibikorwa rigomba kuba rifite ubushobozi bugura ikibanza rikubaka n'urusengero, rikabwira abakirisitu uti dore urusengero ruruzuye muze dusenge, bitabaye ngombwa gukonsoma. Kuko nimureba kugira ngo insengero zubakwe hari uduhene tw'abaturage tugurishwa, hari iki, ntabwo ndi buze gupresiza mvuga ngo bitera ubukene, kuko gukorera Imana bisaba gushora, ahubwo ntabwo ari ugushora mu kigo. Gukorera Imana ari ugushora mu kigo, hari utamenya aho ashora. Gukorera Imana bisaba gushora, bisaba kurekura. Ariko noneho hari n'ibyo twebwe tuzi ko dukorera Imana nyamara atari Imana turi gukorera, ahubwo turi gukorera idini. Niba tugifite abantu bababaye bashobora kuva muri ya kominote bakajya gusaba, bavuye hahandi, ndababwiza ukuri ko impamvu ya mbere ituma iryo dini ritari perfect, impamvu ya mbere niyo. Niba hari umukristo ufite umwana udashobora kubona uko yishyurirwa ishuri, nyamara ibigo amadini abarwa mu bigo byikorera mu miryango yigenga itegamiye cyangwa idashingiye kuri leta, noneho mu mategeko yitwa abafatanya bikorwa. Noneho abo bafatanya bikorwa iyo bafatanyije na leta kwishyura mitiweli bajya kuririmba, ariko leta ntiravuga abakristo ifasha, bajya gukoraho ibitaramo, leta ntirafasha. None se kugira ngo dutange mitiweli dutegura ibiterane, tugakora ibitaramo byo gutanga mitiweli, rimwe na rimwe tugahamagara ba gitifu bakira uwo musanzu, bakira ya misanzu, sibyo? Noneho bari kwakira imisanzu y'abandi, umva mayindi, baba bazi ngo bafashije leta kwesa imihigo, kandi nibyo. Ariko noneho ikintu gitangaje, ahantu leta isigara imeze nk'iri gutereranwa, ntabwo ndi kuvuganira leta, aho kuvuganira leta njye navuganira idini kuko ndi muri domene y'idini, ariko ngagaruka muri leta nubwo ntari umunyepolitike, ariko mfite irangamuntu, ndabyemerewe nabyo, reka da, ntabwo ubwenegihugu aribwo bumesha kugira gusa. Noneho ibyo ndabyemerewe kubivuga, guparticipa aho hose ndabyemerewe, ariko navugira idini kuko ni muri domene yanjye kuruta leta. Sindi umuvugizi wa leta nubwo ntari n'umuvugizi w'idini, ariko by the way ndi mwiyobokamana kandi ni independent kuvuga ku bijyanye n'imyemerere. Ntimugire ngo hari ikizira twakoze, oya turabyemererwa. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki, leta aho igaruka igatereranwa nuko abayoboke b'amadini n'amatorero ni abaturage leta ifite mu nshingano. Noneho idini rirabakuramo amaturo, rigaruke gutumira leta ngo nimuze murebe turakoze. Amafaranga bamurikiye leta aguze mitiweli avuye ni mu baturage leta ifite mu nshingano. Ntago avuye muri za nyungu za rya shoramari
bakoze riturutse muri cya kigo. yego Oya. N'ubundi habaye ngombwa gushyirwaho igiseke yego cyo gutanga mitiweli zikenewe. urumva ko n'ubundi bo nta mvune y'ibyo bakoze bazi. Imvune se kuko urumva n'ubundi bongeye gusarura hahandi. noneho ku buryo leta igaruka ukaba ufite umuririmbyi muri korali, leta yishyurira mitiweli do sante kuko ari mu cyiciro cya mbere. yego korali idashobora kumenya ngo uwo muntu imwishyurire. idini ridashobora kumenya rivuge ngo uyu muntu reka tumwishyurire. simvuze ko hari amadini atabikora, amadini menshi arabikora, ariko amenshi ntabikorera ko ashoboye kubikora cyangwa bishaka, abikorera gufata leta, gufata umutima babone ko dukora. impamvu ya mbere mvuga ko babona ko dukora ni uko tubishyira ku karubanda. kandi noneho rega ibi ndabihamya ashize amanga, Bibiliya irabitubuza. iravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gukora kw'ibumoso. noneho twebwe rero ntitubwire ukw'imoso, tubwire ukuguru, tukabwira amatwi, tubwira amaso, buri mpumeko yose ibimenye. mbabwire se ntuze uri kwirakaza ngo navuze n'abamadini, nkubwire bagenzi bawe bagiye Gisenyi bakabeshya ko bahaye abaturage inka bakazifotorezaho bazikodesheje. erega ntimukarakare, tuba twazigamye ibyo tuzi. nibyo rwose. urumva akifotoreza ku nka. ntimukarakare, tuba twazigamye ibyo tuzi, ntabwo turi gusebya, ahubwo turi kugira ngo twereke umuntu ko nta dini riri perfect, ahubwo igitunganye ni Kristo. urumva ni itorero rya Kristo, aho uri ntihazaguheshe gucira abadahari urubanza. aha noneho reka tugaruke kuri za nkingi wavuze zishobora kugira idini cyangwa itorero. mwavuze ku nkingi ya mbere umwuka wera. amadini cyangwa amatorero yose yaba afite umwuka wera? ishingiro rya mbere oya. ubundi amadini hari icyo bita amadini n'amatorero mu igazeti. amadini n'amatorero, amadini burya nadashingiye kuri Kristo nagira imigenzo idahinduka. ariko amatorero abamo independent. nigeze nababwira uburyo bune asa nayobowemo ku isi. ku isi kandi ntabwo ari mu gihugu gusa, icyo twita Catholic type church government, congregation type church government, hakaza na Presbyterian. burya nubwo muzi ko ni idini ariko bifite uko biri muri ntuze abizi imibereho n'ubuzima na leadership by'amadini, cyo barakizi. hakaza na independent type church government. icyo twita independent rero ni idini rishingiye ku mwuka no ku mpano. impano zawo. hari n'andi madini burya yemera umwuka ariko atemera impano zawo. impano zawo rero zikorera muri bande. amadini amwe namwe ahita bita barayiki. layiki uzi icyo bisobanura? bivuga umuntu ukora ikintu adafitiye ububasha. ni ukuvuga ngo umuhanuzi yari guhanura atari mu nshingano z'itorero. umubwirizabutumwa iyo ari kubwiriza atari mu nshingano z'itorero ni umurayiki, ari gukora icyo adafitiye adafite ububasha. adafitiye ububasha, ari gukora icyo adafitiye ububasha. uburetseje ari gukora icyo adafitiye ububasha bwo gukora. noneho akantu kansekeje ni kamwe, ni uburyo umuntu akora ikintu ngo nta bubasha bwo kugikora kandi yagikoze. kandi akaba ari nacyo nyine nta bubasha bwo kubwiriza. ubundi ububasha ni ubukugira iki? kandi ufite ubushobozi. exactement. nyine semu ububasha n'ubushobozi burya ni kimwe. kuko ububasha ni ubugushoboza nyine gukora ikintu ukakibasha. sibyo? ni ukubashishwa. ni ububasha. noneho kubashishwa niko gushobozwa. noneho hakaba rero agira imigenzo atanemera Kristo nk'umwami n'umukiza. ari mu cyiciro cy'amadini. atemera Yesu ari mu madini. hakaba n'amadini nyine ari born again, yavutse bwa kabiri. ntabwo ari vuba, yavutse bwa kabiri. yongeye kuvuka nyine. none se ayo madini adafite, yavutse ubwa kabiri nyine ashingiye kuri Kristo. ni amatorero. none reka twivugiye kuri aya ngaya atemera Kristo. ubwo abayoboke bayo
abo bazajya hari n'ayemera Kristo atemera umwuka. Erega amadini ariho mu isi nababwiye ko igicaniro cya mbere umukristo agomba gukira mbere y'icy'umuryango. Ntimureba ko igicaniro karande y'umuryango umuntu avukamo ari mbi ntiruta iy'idini. Niyo mbi. Kuko iyo umuryango amaraso arayatanga urababara ariko ubugingo buzajya mu ijuru. Ariko idini kwigisha Imana ikakubuza kwegera Imana. Ariko Imana barayikubwiye uba ufite amakuru yuzuye ku Mana, ku mikorere y'Imana, ariko ntukora ibijyanye nayo. Ni igicaniro cy'idini. Imana iguhereza umugisha. Tubonye ko nta dini y'ukuri ihari. Tubonye ko nta dini y'ukuri. Tubonye ko nta dini y'ukuri. Hoya ndavuga kuri iyi ngiyi. Ndavuga kuri izi ngizi. Idini y'ukuri Bibiliya irayemera. Kandi yayigaragaje twayivuze yita ku mfubyi, abapfakazi n'ibindi. Idini y'ukuri irahari. Abatemera iyo ngiyo y'ukuri noneho rero izi ntambara hari n'amadini atemera Bibiliya, ibitabo bizereramo bivuga ko ariyo madini y'ukuri. None izi ntambara rero nk'abayoboke baho ngaho b'amadini n'amatorero, izi ntambara tugira ugasanga umukristo uwo muri Zion Temple ugasanga n'uwo muri Anglikani baricaye, ugasanga bibaye intambara. Izi ntambara ntabwo ari impamvu y'amadini, ahubwo ni ubutagondwa buri pasono. Ubutagondwa buri pasono ni ubuhezanguni wowe wifitemo. Burya abantu uzasanga bari kujya impaka ku myemerere, burya niyo batagira iyo bajyaho impaka ntibari kubura ibindi bajya mu impaka. Ntabwo bari kubibura, kuko ibaze ko ikintu uri kurwanira umushumba wacyo atarakirwanira. Impaka urimo. None se niba uri umukristo muri ayo madini uvuze, wari wumva umushumba wari gutongana n'undi mushumba? Noneho ikintu gitangaje n'uburyo bahurira mu manama, bashobora kuba ari n'inshuti, ari n'ababyara. Noneho ukajya kurwanirira idini ritari iryawe, abashumba bene ryo batararwana kandi bazi ukuri. Tuba tumeze nk'abafana. Ni abafana nyine n'ubundi barwanira iby'abakinnyi batigeze barwanira. Kandi ikintu gihari, impamvu ibi byose tuba turi kubibabwira, nta muntu uri ahantu akwiriye kwishimira ku buryo ibyishimo bye byamutera kubabaza abadahari. Ubundi niyo papasi yacu muri ibi biganiro, kuko twe tubabwira dufite idini turimo. Nababwiye ngo ni omwe kuri njye nyine, kandi mfite impamvu. Impamvu uvuga ngo omwe, ryemera umwuka wera, wambwiye ngo ndaza kugusobanurira impamvu. Kandi ryemera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. gatatu, rimpa ubwigenge bwo gukora umurimo w'ivugabutumwa. Kabone n'ubwo harimo abambuza ubwo bwigenge, ariko mfite uburyo mbana nabo, kuko nzi neza igisobanuro cyo kuyoboka Imana ntabwo ari ukuyoboka umuntu, kandi nzi igisobanuro cyo kuba umuyoborwa munsi y'ukuboko kwa Kristo. Hatabayeho ukuboko kwa Kristo, uwo waba uri we wese wapi ntibikunda. Hatabayeho ukuboko kwa Kristo bitanyuze mu bwere, mu bukristo, mu mwuka wera, nta yindi sano mbafitanye nawe. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma reka tuze kugenda tugana ku musozi w'iki kiganiro. Idini y'ukuri Bibiliya itubwira ni gute abantu bakwiye kuyimenya? Idini y'ukuri first of all ishingira ku bumuntu, kuko ubwashize twakoze ikiganiro cy'inkomoko ya rukoro. Mbabwira ikintu Satani abagambiriye ni ukwica ubumuntu, kuko umuntu utagira ubumuntu. Ariko iyo ufite ubumuntu n'ubumana buraza, kuko Imana irema ntabwo yaremye umuntu mana, yaremye ubumana mu muntu. Rero uwo muntu muzima wuzuye ufite amarangamutima y'imbabazi aba ari gushushanya uko Imana yaremye umuntu. Iyo ufite ubumuntu Imana iraza. Rero umuntu ugira ubumuntu ntabaho neza kuko yabangamiye abandi. Ntabwo ibyishimo bye biba amarira y'abandi. Umuntu ufite ubumuntu, ntabwo turavuga umuntu ufite agakiza. Noneho kugira ngo bibe byuzuye, ubumuntu burimo agakiza. Agakiza kaguha imirimo, bitagombeye ko tukubwira ibyo ukora. Agakiza kaguha imirimo, kuko agakiza first of all ni imibereho izutse mishya. Agakiza ni iki? Ni umuntu ukijijwe urupfu rw'iteka, agahabwa ubugingo bwo kuba mu isi y'umubiri yizera Kristo. Twabonye ko ubugingo ni imitekerereze y'Imana yiremamo urugingo rwa Kristo, ruza rukaba muri twebwe mu gihe turi abahamya ba Kristo mu mubiri. Noneho
wa muntu rero w'umuhamya wa Kristo hari imbuto. Yego. Hari imbuto. Imbuto habamo gufashanya, burya ni urukundo n'imbuto y'agakiza. Yego. Imbabazi, kugira imbabazi, impuhwe ni imbuto y'agakiza. Twabonye mu bintu biranga imyitwarire, karagiteri. Karagiteri mbibutse ko harimo imiterere y'umuntu no kubw'umuco, sibyo? Habamo guhinduka. Twabonyemo lift up, kuramira ukabyutsa umuntu. Rero agakiza kaguha imirimo. Ni ukuvuga iki rero? Ntabwo ubikorera itandukaniro ry'ababikora. Hari umuntu ukora afite ubumuntu, akagirira neza umuntu kugira ngo n'abandi babibone. Hari n'ugirira neza umuntu ashaka ngo abandi bamwigireho. Ibyo bintu byose si bibi, kuko njyewe umpaye kugira ngo bakubone, already njyewe nungutse kubona icyo wampaye, nubwo wanyiyerekaniyeho. Ariko umuntu ufite umwuka w'Imana abikora kubw'imbuto z'agakiza. Abikoreshwa n'umwuka wera. Ntatanga ibisagutse cyangwa ibihari gusa, nawe ubwe aritanga. Idini y'ukuri rero kugira ngo umuntu ayibemo ni uko agomba kubanza kubohoka ku migenzo, imihango, amategeko y'andi madini, akayoborwa n'ifatiro shingiro ry'itorero muri bwa buzima butagaragara. Nibwo buryo bw'umwuka, sibyo? Kuko ubutagaragara ntago tuzi papasi ya ntuzajya gushinga idini. Twebwe igituma twitandukanya n'ab'isi n'intego mbi z'abantu muri ya madini nuko tuba ba Kristo. Iyo ubaye uwa Kristo rero, iyo ubaye uwa Kristo ubyarira inyungu na rya dini rigaragara. Sa nyungu zikaboneka, ariko tugakomeza kuramya Imana. Icyo bimaze rero, icyo bimaze kuri twebwe, tubona aho dukorera umurimo w'Imana, na ya maturo twise ko turi gushorayo aduhesha amakamba. Ikindi cya kabiri, iyo tuyatuye Imana mu biganza by'abantu badakorera Imana, twebwe tuba dukiranutse ku Mana, ariko bo ku munsi w'urubanza azababera itegeko ribashinja. Nihuta ngasoza hariya, bitume aho uri hose uhakiranuka ku migenzo yaho. Gukiranuka ku migenzo si ukugwa, si ugukora ibyaha. Ahantu hari imigenzo itakubonereye, we wumva itakubonereye. Nubwo abantu benshi burya bakunda ubwigenge, bakunda kuba mu bintu bitababoshye, ariko niba uri umuntu w'ubugingo, aho Imana yahaguhaye misiyo kuruta iyo abashinze iryo dini bagira. Iki kintu mucyumve, umuntu w'umwuka Imana imukeneye kuruta umunyamubiri w'umunyabwenge ufite misiyo kabone n'iyo uw'umwuka yaba nta vision niba igaragara by'inaha afite, ariko afite intego ijya mu ijuru. Hari igihe utambuka impumeko yawe n'ijambo ryiza, impumuro yawe n'ihumure ryagera muri mwene se ukamuramira ubugingo bukazaramuka. Impamvu rero tugomba kuba muri ayo madini, ariyo mpamvu nababwiye nti gutya, impamvu tugomba kuyabamo nuko tuyafitemo mission zo guserva. Dufitemo mission zo gusavinga ubuzima bwa Kristo n'imibereho ya Kristo muri twe, sibyo? Kuko umucyo w'Imana ugeze mu mwijima, umucyo urahunga, umucyo uragaragara. Niba umucyo ugaragara rero, wiva hahandi uri, ariko wibatwa n'imigenzo, ariko wihava. Impumeko yawe yizamure, cana itabaza ryake, imirimo yawe nigaragare. Noneho hahantu uri wishaka agakiza kaba hari, ahubwo ereka abahari agakiza ka Kristo muri wowe, n'abatagafite bahari uberera imbuto, barya kuri za mbuto z'agakiza. Nubikora ari wowe nkabikora, ntuza akabikora, itabaza rya Kristo rizaka, n'aba bantu b'abanyamubiri na za ntego zirahinduka. Kuko injyana y'Imana cyangwa intego y'Imana mu itorero ishyirwaho n'abafite vision y'umwuka. Imana iguhereza umugisha. Noneho reka dusoze, ariko mfite akabazo k'amatsiko. Kristo akiri n'ahangaha n'icyo yavuze ku isinagogi? Kristo akiri n'aha icyo yavuze ku isinagogi, hari n'isinagogi ya Satani. Isinagogi ya Satani ibaho. Hanyuma nta kindi kidasanzwe ko ntiyigeze atanga umurongo ngenderwaho w'ubuyoboke shingiro mu idini runaka. Isinagogi burya nuyivuga, isinagogi
uyu munsi abantu bayisobanura nk'urusengero, nibyo rwari urusengero ariko rutari rushingiye ku iyobokamana gusa, rwari rushingiye no ku muco w'ubwoko runaka. Ko amasinagogi nta handi mwayabonye keretse mu Bisirayeli. Rero kuvuga ngo Kristo yavuze iki ku isinagogi ku bijyanye n'ibyo turi kuvuga ntibiriho, ariko ku bari mu isinagogi yabavuzeho. Yavuze ku bari mu isinagogi, bamwe na bamwe yerekana ko ari indyarya, bamwe na bamwe yerekana ko bameze nk'ibituro bisize ingwa, imbere ari amagufwa nuka, abandi yerekana ko bateruza abantu umutwaro bo batabasha no gukozaho umutwe w'urutoki. Yagiye yerekana uburyarya bw'abafarisayo, ariko noneho avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo data n'umwe, Imana iri mu ijuru. Yavuze amagambo menshi ari mu isinagogi kuko yarigishije avuga ngo umwuka w'umwami Imana ari muri njye. Burya ariya magambo yayavugiye mu isinagogi. Yesaya yahanuye mbere, Yesu ageze yarayasoma, n'ubundi byavugaga kuri Kristo. Yantumye kugira ngo mbwire abantu bafite imvune zo mu mitima no kubwira imbohe ko zibohowe. Nose mwagize ngo imbohe n'izari zimeze zite? Nababoshywe kuri iyo migenzo, amahame n'amategeko n'imihango byari biboshye. None kumenyekanisha umwaka w'imbabazi ni uko abantu bagiraga igihe gihoraho cy'igitambo. Kristo ashaka kubabwira ko umwaka bagezemo ni uw'imbabazi zihoraho, n'udafite igitambo uwizera yabona imbabazi. Nimureba impamvu tugenda tuvuga ku madini n'amatorero, Marcel niwe wabiteguye iki kiganiro, simba nzi n'imva n'imvano, ariko kukivugaho we are proud, nta kibazo dufite kubivuga. Ariko ikintu gihari ni kimwe, nuko abayoboke bamwe mu madini amwe n'amwe, narabivuze, utekereze iyi ni Bibiliya yera. Hari abantu tudahuje idini ariko dusoma iki gitabo twese, ku buryo njyewe turi busenge ku wa mbere namutiza Bibiliya niba azasenga ku wa kabiri, hakaza undi udafite idini nk'irye nawe akayimutiza azajyayo ku wa gatatu, hakaza undi akaba yayimutiza azajyayo ku wa kane. Sibyo? Niba twatizanya Bibiliya ugasanga twese dusomye urupapuro rumwe n'igice kimwe, igitabo kimwe, tukaba ducirana imanza, twebwe akaba ari twe tubuzanye ijuru, ukavuga uti hariya ntibazajyayo, bakoresheje Bibiliya ukoresha. Ntabwo bafite Bibiliya ihinduye, niyi nawe nk'uyikoresha. Ndagira ngo nkubaze, urumva uri umukristo wowe ucira bene abimanza, cyangwa ni imigenzo n'amahame biri muri wowe? Ni imigenzo n'amahame byabaye. Ni ukuvuga ko ni ubutagondwa bwo muri wowe buri gufunga urugo rw'Imana, kandi Imana yarashyize urugi rufunguye imbere y'abantu. Rero bene data, nta dini na rimwe riri perfect mu isi. Icyakora idini Imana yemera ntiryigeze rikorwa n'umuntu, riri mu biganza bya Kristo, barererwa muri ya madini amwe n'amwe. Kuko idini ntiriba mu itorero, ariko itorero riba mu idini. Rero uko mwumva itorero riba mu idini, niko isi itazajya mu ijuru, ariko uzajya mu ijuru azaturuka mu isi. Niko rero n'abantu bazajya mu ijuru bazava muri ayo madini. Sibyo? Wabajije ikibazo utakomeje, wavuze ngo hari amadini afite abantu batazajya mu ijuru, atemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Tugendeye kuri Bibiliya yera, ni nako mbihamya nk'umwizera, ntabwo azigera abona ijuru kubera iyi mpamvu. Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Utanyuze muri Kristo ni umunyazi. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi umugisha mbasabiye nuko kuyoboka no kumenya inzira y'ukuri. Imana iduhane umugisha. Amen. Ngira ngo bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro, murushijeho gusobanukirwa, kandi ibyo Aniseti atababwiye nanjye ibyo ntabajije kandi byari ngombwa, noneho umwuka ageze ku nyota, ageze ku ntego nyirizina, hanyuma niwe utwemeza. Reka dusoze. Murakoze. Ndaza kwisegura ku muntu wumvisha nk'uko yumva, utumvisha nk'uko navuze. Ndaza kumwiseguraho, ntabwo nari ngendereye ngo yumve nk'uko yumva, nari ngendereye ngo yumve nk'uko twavuze. Imana ibahe umugisha. Amen. Mana y'urukundo, Imana y'ukuri n'ubugingo, turagushimiye
waduhamagariye muri Kristo Yesu uduha umuzuko muzima kugira ngo tubaneho nawe iteka ryose. Ubugingo bwacu warabuzuye, ubwishyira nta kizinga n'umunkanyari, uduha kuba baraganwa nawe. Isi irangije ikareya amategeko kugira ngo yitambike abantu, muri ayo mategeko irekura bamwe baba intumwa nyamara utabatumye, baba abahanuzi udakoresha, baba abagaragu b'imburamumaro rwose ku buryo nta mumaro wababonetsemo, bituma baba agakingirizo gakinga mu maso y'abizera. Abantu bayoboka imigenzo bagira ngo bamenye Imana. None uyu mwanya twatuye imbaraga z'umwuka wera mu matwi y'umuntu wese wumvishe ibyo tuvuze kandi ufite guhamya ko kuza k'Umukiza, kugira ngo umwuka muyobozi agwire kandi agwize intekerezo z'ubwenge muri aba bizera, kugira ngo umwuka wawe wera yuzuze ibikwiriye mu mwuzuro ukwiriye w'agakiza mu bantu bakumenye. Ijambo ryawe niko rivuga, rero tubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi azatuyobora mu kuri kose. None tugusabye kubana nawe none n'iteka ryose kubw'izina ryawe dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ijwi ry'umukanguzi.